Ni mumaze mumbwira aha turi ni he? Kabuye. Ubu nizere yuko ubwo nakandagiye muri Kabuye muri make. Twibere kabisa. Uyu muhanzi no muri Kabuye. Muhanzi no muri Kabuye. Ngaho nabanza mbwira amazina ye, twikomereza. Yo, Lexus Trinidramake, let's go, let's get it. My name is Afronizo Fashion Killer. Ya msichana wa Kabuye. My name is Afronizo Fashion Killer. Afronizo Fashion Killer. Ndumva ufite amazina y'abastari pe kandi koko biragaragara uri umujene nubwo uvuga muri Kabuye biragaragara yuko uri umustari. Ndimo ndabibona kabisa n'abagenzi bawe babafana bawe. Ewe bakwita nde ku ruhande wa ruguru wambaye ingofero? Ive byiringi icyapapare cy'Rwanda. Icyapapare cy'Rwanda. Kende yahitanye Mr. Nzicyanza. Ayo mazina yose na yawe. Kabisa. Wowe bakakwita nde? Twa muco power station nivata nasho mudagira ikisinye bati ya Yesu bakagahira gwati ni muco power. Amaye nka data. Umunsi muye n'abana. Uyu munsi muye n'abana ariko baranangaje. Nanjye ni ibisanzwe ni kuri ya channel Everman TV show nanjye amazina yanjye Everman nkuko mujya munkurikirana nabirenze ni ibisanzwe muri ya gahunda yo kureba abahanzi aho bari cyangwa abandi bantu nyine tukagirana ikiganiro tukaganira kandi tukungurana ibitekerezo tukareba abana bashoboye n'abadashoboye ariko nzi ko bose baba bashoboye simushoboye mwese kabisa gahunda we are ready noneho twumvikane turi muri Kabuye aha hantu niho ba mukerarugendo bakunda kuza baje kureba ibyiza biri muri Kabuye ubu nanjye nabaye nka mukerarugendo muri make uko nahageze uri umuzungu nanjye nabaye umuzungu ubwo tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'ingoma wasohoye ariko tutarimo kubona hanze ngo twese tubashe kuzimenya kandi mbizeye nk'umuntu ufite umuziki uhagije tu wadutunga amatwi yacu akaryoherwa ufite gahunda reka turebe noneho basi mujye kubanza mudukubita uwuhe muzigo indirimbo ya mbere muri budu n'abafana bawe binjiremo oya babajeni iyo yindiye kuri mba ntago bari duhe bamufasha kuyutuza ngenda baraburana babwira nti ngi noneho twajya nari biduhe iyo ge Lexus Trinidramake let's go let's get it ndashaka sire gituma sapini mani twakuye abasani binjije babasajijwe nakakanyama gato bahanze aratsi n'igitsina gore uratigona guhaye uborozi urashona erega niyo nshika hanjye harakoma mvuna mu rurimi ari kuri mukuru ndabizi urashona aho mvuga haryo shirega de urabizi kuko ni gukora kandi urahakoma ntuhatoba let's go ngaho mvuga harakoma ngaho mvuga harakoma ngo nawe uri mukuru ndabizi kandi urashona aho hanyagwa amani none harya amazina buriya rero amazina ajya ngora ngiye buriya amazina yawe ne Fashion Killer Afronizo Fashion Fashion Killer ubwo niko nabashe gufatamo uje kwandika nk'iyo njyana iteye gutyo ubwo wabihereye he ko mbona uri umwana mutoya cyane ibyo bipora nahereye kera numva mfite plan yo kuba naba umuhanzi abo nyine bitewe na haboro bo waravukiye ntago nyine babigoye neze biba bikwiye ko ujya urumva ibi amagambo yawe mu ndirimbo yawe harimo ibintu by'ibishego ukuntu twabyita ibishego indirimbo zawe zirajimije muri make indirimbo zawe zirajimije yego nubwo zijimije ariko nta muntu utabasha kuyumva kandi ngo yumve yuko yakomeza kuyikurikirana ibyo bintu watangiye kwandika nk'indirimbo nka ryari kuva ntigera senior 2 urayiga birayarangiza ukirimo kwandika indirimbo nyine nta hantu wakorera umuziki nta hantu tubyumva nagiye kwiga inemba nsanga abandi bahanzi twihuta hari indirimbo nigize kumva yawe nyine ni nk'ebyiri ariko nyine yuko muzinyuriramo muzinkubitire kabisa tunange nkomeze imihanda ngiye kuri abandi basane munkubitiremo ni mumfuzuza turahera kuri rofure turirimba ibitero byose cyangwa uko mubishaka ariko numva wayikubita yose ikarangira mwayikubita yose ikarangira kuko ikintu kiryoshye nta mpamvu yo kumaha agace wayikubita ikarangira bidukundiye tu kandi niko ndashaka gukaba abakobwa mu iyo bora ntago ariyo
oya ntagari nagari ushaka oya nabyishe nari bitangira duhe muduhe take a vibe and I return back again kandi commission non stop ndakora umuziki bakoma nigutumva ko mfite tara kandi inkora imiziki bakoma nkicaza inshinza magana ubwo bwambo ni haso ni mushake mufunga imidomo kuko izihiti ziri kwisoko abasora ndabaha amavase mvange nigize biti zimena amavase twebwe tubyina musongero niko ndashaka gukaba abakobwa mbone botara kandi niko ndashaka gukaba abakobwa mumbona musara ababyanga mushake musare uzabaze mbere na mbere ureke mbarara mbere yo kujajwa amaniga yose ngenda kabasinyicaza icyuma ngijajwa ndakata ngateza fighter confrontation turejuru ko mugataka icazwa ibyo wumva biratuvuna n'unyikiriso ko nge nakuvuna kandi niyo napfange ni wanshingura umva imizigo utundame ndabizi ko buri kunsebya kandi abubwira baraguseka iyo ugiye nabo barakuvuga nkora mu kanwa na gupfura ubwanwa ukumva nanjye ndisa na strong ntunyiteze nagukomeretsa tokurikura dukerereza iyo sura woroshe inzobe ndakuzi ikero gisa nk'igikara nge nabwo wamfera izo ntoki n'amavi bisa n'amakara uko nukuri sinaguhisha cica tayo nitwaciringa ndashaka ubonge nazacinyuma baby yes and down I need you take a vibe and I return back again kandi ndakomeje n'inani stop ndakora umuziki bakoma kandi nkora umuziki bakoma nkicaza inshinza magana ubwo bugamo ni haso ni mushake mufunga imidomo kuko izihiti ziri kwisoko abasora n'abaha amavase imvange nigize biti zimena amavase twebwe tubyina musongero ndashaka nibara ni igitero cya kabiri hari akantu uyu muntu yazamutse marashaka kazamukemo wenyine twumva uyu mufana wawe kazamukemo wenyine agakubita ariko uri hejuru niko kuko ndashaka gukaba abakobwa babone musara abashaka mubyumve mushake musare mbere yo kuzajwa incazwa ibyo mwumva biratuvuna n'ukijisho ko nje ndakuvuna niyo napfa burya ni wanshingura umva imizigo utundame ndabiza hururu kunyumva kandi abuvuga baragusebya banamukanywa na gupfura ubwanwa se muzonyimiza ibyo sura yawe ndakuzikera usanga amakara manu duhaye aho tangira aho ngaho kuri mvane niruze ngo ndagupfura ubwanwa nawe twumve aho hantu naye numvije urimo kuhakubita cyane vana hari agatero ka kabiri uhise winjiramo cyane numva urimo urakumva cyane bya hatari cyangwa vugamo agace wumva nawe wenyine niko ko ndashaka gukaba abakobwa mumbone motara kakuriye ariko muri abafana bye ni ikintu mba nakurikiranye cyane mba mbone ko muri abafana be by'ukuri urumva biramutse bibaye ngombwa agatumirwamo mu gitaramo ntago yabasiga ni ikigaragara ko mwagenda akarofure ariko nagerageza akarofure gatemo nariba amahirwe nayawe I need to take a vibe and return back again kandi ndagarutse ni non stop ndakora imiziki bakoma ndi gututumva ko mfiteta kandi nkora imiziki bakoma nkicaza inshiza magana ubwo bugambo ni haso nimushake mufunga imidomo kuko izihiti ziri kwisora abasora ndaba amavaze inega zibiti zimena amavaze twebwe tubyina musongyo nkubitiraho kakana kuri ya ndirimbo ya ndirimbo ya mbere akantu gatoya wongere uko wayizamutse ya mbere naririmbye waririmbye murahita mukubita mu ya kabiri n'ubundi mugiye kundirimbira numukavamo ako kantu harimo ngo zinze uburyo wavuze nyine ibyo zinze uburyo wavuze ngo twese turabizi akavora eyoge Lexizo Sireng tundira mage let's go let's get it ndashaka sire igituma tapini monitwa kuya basani binjije bose azijwe nakakanyamagato bahonze arati n'igitsina gore uratigona guhaye uborozi urashona erega niyo nshikanje harakoma mvuna mu rurimi ari kuri mukuru ndabizi urashona hamvuga aryo shirika durabizi kuko ni gukora kandi urahakoma ntuhatoba let's go let's get it mukomeze mu ndirimbo ya kabiri mwanyemereye mukomeze mu ndirimbo ya kabiri mu ndirimbo ya kabiri mwanyemereye izo fashion killer nushaka wifate nk'umusazi kuko nubundi n'umurwayi numbera muganga nzaba byose byawe nzagukundura umwe nkukumbura ukwa ibyanjye nzabibyara sinzi ikizo umwanya nataye indirimbo ni yawe kandi ufite gahunda Mosiyo ibyanjye ndabizi ni sawa mu rukundo sinanci inyuma sindi nkabatererana umva uruhuje ubwuzu mu rukundo nzaguheka ku mugongo umva umunyenga ndabizi urahize nyewe
wenda umwami ukaba umwamikazi nkubuze nanasara tuza baby nushaka ubifate nk'umusazi kuko n'ubundi n'umurwayi numbera muganga nzaba byose byawe we nzagukundura umwe ngukumbura ukwawe ibyanjye bizaba ibyawe sinzi ikibazo mwanya rataye ndimo ndikira ndi mu rukundo gabanya umunwa nzamutse nk'iki cyorezo uyu muntu arukeneye rezo igira hino nkwerekere nge dore uyu mwana akeneye ibizu byanjye byose ni pafu pafu ushaka ubifate nk'ubusazi kuko n'ubundi n'umurwayi numbera muganga nzaba byose byawe nzagukundura umwe ngukumbura ukwawe ibyanjye bizaba ibyawe sinzi ikibazo umwanya nataye mayidari mayiravura umwizero wanshitura kera narakumenya ni benshi banje inyuma ariko mbona nta mutima umva nkubwiresha sindi nkabaza abatura hasi because I want to be famous waneye ifimba uri mwiza reka nkukunde uri gihe ni mu gihe ibyo ni byanjye sha indirimbo birarangiye nyine nk'ikibazo nakwibaza kuri niforonizo ikibazo nakwibazaho mu by'ukuri ravu irimo neza mu nyandiko yawe ufite umukunzi cyangwa warabyize ntago ubibamo ntago nkibiri warabyize gusa wize ikintu kijyanye n'urukundo kukivuga kugifiringa mu ndirimbo kuko nk'umwanditsi iyo ndirimbo ujya kuyandika umbwije ukuri utambeshye ni wari uri mu rukundo iyo ndirimbo twayanditse ari muri ranch Kigoroba nta n'amafaranga dufite none utari mu rukundo iwapi nari nyine umuhungu nabonaga kuko yiga nyine twicarana mbona kwandika indirimbo ndavuga ni nanjye muno nshirimo nta n'amafaranga ubwo biragaragara ko iyo ndirimbo hari undi nyine nawe uyigwamo hari undi muntu uyigwamo harimo abajeni bandi batatu umwe aba muri Kenya undi aba mu Gakenke mukorana neze ko numva ivansi yawe irarenze